Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore icyigisho cya 18, inama yahawe umukobwa wari warasayishije. Ufite amateka ateye ubwoba yakuranze umwaka ushize, kandi agaragarira umwami uganje mu ijuru ndetse n'abamarayika batabarika batarangwaho icyaha. Ibitekerezo byawe n'ibikorwa byawe uko wiyumva kw'impezamajyo kandi kugutera kutanyurwa, ibyo byose bishobora kuba byarahishwe amaso y'abantu bapfa, ariko wibuke ko ibikorwa by'ubupfapfa bukabije byo mu mibereho yawe bigaragarira Imana. Ibyanditswe kuri wowe mu ijuru biriho ikizinga, ibyaha byose wakoze birahanditswe. Uburakari bw'Imana buri kuri wowe, nyamara ugaragara ko waguye ikinya, ntabwo ubona ko wazimiye kandi kudatunganye. Kenshi ujya wumva hari icyo wishinja mu mutima, ariko ubwibone bwawe n'umwuka wawe wo kwigira icyigenge bihita bihaguruka bikaniga uwo mutima, bityo ukaniga ijwi ry'umutimanama. Ntabwo wishimye, nyamara wibwira ko uramutse wemerewe gukurikira inzira yawe nta kigukomye mu nkokora wanezerwa. Mwana gito, uhagaze mu mwanya nk'uw'Eva yari arimo muri Edeni. Yibwiye ko ashobora gukuzwa ku rwego ruhanitse aramutse ariye ku mbuto z'igiti Imana yari yaramubujije gukoraho kugira ngo atazapfa. Yarakiriye bityo atakaza icyubahiro cy'Imana yari afite muri Edeni. Gutegeka intekerezo. Ukwiriye gutegeka ibitekerezo byawe. Ntabwo ibi bizaba umurimo woroshye. Ntabwo ushobora kubigeraho hatabayeho gukoresha umuhati witondewe kandi ukomeye. Nyamara ibi Imana irabigusaba. Ni inshingano ifitwe n'umuntu wese ufite ibi byo agomba kubazwa. Imana izakubaza iby'ibitekerezo byawe. Niba usayisha mu bitekerezo by'ubupfapfa, ukemera intekerezo zawe gutinda ku ngingo zivuga ibintu bitejejwe ku rwego runaka, uhanwa n'icyaha n'imbere y'Imana, nk'aho ibitekerezo byawe byaba byashyizwe mu bikorwa ibyo bintu. Mu gukora ibyo bintu, ikibuza igikorwa gukorwa ni uko bawubuze umwanya n'uburyo. Guhora mu nzozi no kugira imigambi y'ibintu by'akataraboneka ku manywa na nijoro, ibyo ni ingeso mbi kandi ziteje akaga gakomeye cyane. Iyo izo ngeso zawe zihawe icyicaro, hakurikiraho ko gutandukana nazo bidashoboka ngo intekerezo zerekere ku ngingo zera, zitunganye kandi zo ku rwego rwo hejuru. Bizagusaba kuba umurinzi w'indahemuka urinda amaso yawe, amatwi yawe n'ibyiyumviro byawe byose, niba ushaka gutegeka intekerezo zawe kandi ugakumira ibitekerezo by'ubupfapfa kandi byanduye ngo bitanduze ubugingo bwawe. Imbaraga z'ubuntu zonyine zishobora gusohoza uyu murimo ukenewe kuruta iyindi yose. Uri umunyantege nke muri iki cyerekezo. Gutegeka amarangamutima n'agatima ko kurarikira. Wataye inzira, uribona kandi urahangara. Ubuntu bw'Imana ntibufite umwanya mu mutima wawe. Mu mbaraga z'Imana honyine niho ushobora kwigeza aho wakwakira ubuntu bwayo nk'igikoresho cyo gukiranuka. Ntabwo Imana igusaba gutegeka intekerezo zawe gusa, ahubwo igusaba no gutegeka amarangamutima yawe n'ibyo urarikira. Agakiza kawe gashingiye ku buryo witegeka muri ibyo bintu. Ibyo umuntu akunda n'ibyo ararikira ni ibikoresho bikomeye cyane. Iyo bikoreshejwe nabi, iyo bikoreshejwe mu mpamvu zipfuye, iyo bishyizweho bidakwiriye, bigira imbaraga zo gusohoza kurimbuka kwawe, kandi bikagusigura impezamajyo udafite Imana nta n'ibyiringiro ufite. Intekerezo zigomba gutegekwa mu buryo bwiza kandi budacogora. Mu gihe umutima wo kugira ibyo umuntu akunda kandi ararikira utewe kutumvira umutimanama n'imico, uri mu kaga kuko ugeze ku rwego rwo gutambira inyungu zose z'iteka ryose ku gicaniro cyo kurarikira no gutwarwa. Kurarikira no gutwarwa biragenda byigarurira ubugingo bwawe bwose. Mbese ni ukurarikira ibintu by'agaciro? Oya, ahubwo ni ibifite kamere iciye bugufi cyane kandi birimbura. Kubwo kwirundumurira mu gutegekwa n'iyo kamere, uzatuma ubuzima bw'ababyeyi bawe busharirirwa, uzazanira umubabaro n'ikimwaro abakobwa bagenzi bawe, uhari imico yawe kandi uhari ijuru n'ubugingo budapfa kandi bw'agahozo. Mbese witeguye gukora ibi? Ndakurarikira guhagararira aho ugeze. Ntiwongere gutera indi ntambwe mu kwigira intakoreka kwawe no mu buhehesi bwawe, kuko imbere yawe hari akaga n'urupfu. Nutitegeka mu byerekeye ibyo urarikira kandi bigutwara umutima, byanze bikunze uzatuma
abagukikije bose bakugiriraho isura mbi, kandi uzateza imico yawe ikimwaro, bizakubaho ubuzima bwawe bwose. Ntabwo wubaha ababyeyi bawe, ushira isoni, uri indashima kandi ntiwera. Iyo mico y'impezamajyi ikuranga ni imbuto zera ku giti cyangiritse. Urishyira ukizana, ukunda abahungu, kandi niba ukunda kugira insanganyamatsiko y'ibiganiro byawe. Ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Matayo 12:34. Ingeso zakurushije imbaraga ziragutegeka, kandi wize kubeshya kugira ngo ushyire mu bikorwa imigambi yawe ndetse unasohoze ibyo wifuza. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 19, imbaraga z'imico mu bihe by'amakimbirane. Imyaka 30 ibanza y'ubuzima bwa Yesu yayimaze mu mudugudu wa Nazareti utari ikimenya bose. Abaturage bo muri uwo mudugudu bari barabaye iciro ry'umugani kubw'ubukozi bw'ibibi byabo. Nicyo cyatumye Natanayeli abaza ati, mbese Nazareti ari cyiza cyahaturuka? Yohana 1:46. Abanditsi b'ubutumwa bwiza uko ari 4 bavuga ibintu bike cyane byerekeye ubuzima bwa Kristo akiri muto cyane. Mu nkuru yavuzwe mu magambo make ivuga iby'uko yaherekeje ababyeyi be ubwo bajyaga i Yerusalemu, tuhasanga amagambo make yoroheje agira ati, uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, yuzura ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Kristo ni icyitegererezo cyacu muri byose. Kubw'ubuntu bw'Imana ubuzima bw'akiri muto yamaze i Nazareti, aho abaturage baho bari bafite imico yatumaga ahora ahanganye n'ibigeragezo, kandi kuri we kwirinda byari ingenzi kugira ngo akomeze kuba imbonera kandi azira ikizinga hagati y'ibyaha byinshi n'ubugome. Ntabwo Kristo ari we wihitiyemo kuba aha hantu, se wo mu ijuru niwe wamuhitiyemo kuba aha hantu, aho imico ye yagombaga kugeragezwa kandi igashungurwa mu buryo bwinshi. Imibereho ya Kristo yo mu buto yahanganye n'ibigeragezo bikomeye, imiruho n'intambara, kugira ngo ashobore gukuza imico itunganye ituma aba ku rugero ruzira amakemwa ku bana, abasore n'abakuze. Akenshi abana, urubyiruko n'abasore baba bari aho ibibakikije n'ababakikije biba bibabangamiye imibereho yabo ya gikristo, bityo bagatsindwa n'ibigeragezo mu buryo bworoshye, kandi urwitwazo rwo kuba bakoze icyaha bakarugereka ku kuba ababakikije hadatunganye. Kristo yahisemo kujya ahiherereye, kandi binyuze mu buzima bwo gukora cyane akoresha amaboko ye yirinze ibigeragezo, bityo akitarura abantu bashoboraga gutuma imico yangirika. Kristo yanyuze mu nzira iruhije cyane abana n'urubyiruko n'abasore batazabura gucamo. Ntiyigeze agira igihe cyo kudamarara no kuba umunyabute. Ababyeyi be bari abakene, kandi bari batunzwe n'imiruho yabo ya buri munsi. Kubw'ibyo ubuzima bwa Kristo bwari ubuzima burangwamo n'ubukene, kwiyanga no kwigomwa. Yafatanyaga n'ababyeyi be ubuzima bwabo bwo gukora bashishikaye. Nta butungane bushingira ku miterere y'igihe. Nta muntu n'umwe uzigera ahamagarirwa kugira imico ya gikristo itunganye mu bihe byuzuye ibimubangamira byinshi kurusha ibyo Umukiza yanyuzemo. Kuba Kristo yaramaze imyaka 30 i Nazareti, aho abantu benshi batekerezaga ko kuba haturuka ikintu cyiza byaba ari igitangaza, ni ugucyaha kugezwa ku basore bibwira ko mu mico yabo y'iby'idini igomba kujyanirana n'uko ibihe bimeze. Iyo ibikikije abasore bidashimishije kandi bikaba ari bibi, benshi babigira urwitwazo rwo kutaboneza imico ya gikristo. Urugero Kristo yatanze rukwiriye gucyaha igitekerezo kivuga ko abayoboke be bishingikiriza ku kuntu ahantu hateye, amahirwe bagira cyangwa kugubwa neza kugira ngo bagire imibereho izira ikizinga. Kristo yabigishije ko kuba indahemuka kwabo byahindura abantu aho ariho hose, cyangwa umwanya Imana ibahamagariye kubamo hakaba ahantu hubahwa uko haba hacishije bugufi kose. Imibereho ya Kristo. Imibereho ya Kristo yabereyeho kwerekana ubutungane, gutuza no kugendera ku ihame udakebakeba, bidashingira ku buzima butarangwamo imiruho, ubukene no kurwanya ibigeragezo n'ubukene abasore benshi binubira. Kristo yabyihanganiye atitotomba. Iyi myitwarire niyo mibereho abasore n'urubyiruko bakeneye, kuko ariyo
izaha imico yabo kudakebakeba kandi itume baba nka Kristo, bakomere mu by'umwuka kugira ngo batsinde ibishuko. Nibitandukanya n'abashoraga mu kuyabayobya kandi bakangiza imico mbonera yabo, ntabwo bazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Binyuze mu gusenga Imana buri munsi, bazagira ubwenge n'ubuntu bayikuraho bibabashisha kwihanganira intambara n'ibirushya byo mu buzima, kandi akagira umutima utuje binyuze mu kuba maso no gusenga. Imibereho ya Kristo yari urugero rw'umuhati udacogora, utarashoboraga gucibwa intege no kugawa, gusuzugurwa, ubukene cyangwa se imiruho. Uko niko byagombye kuba ku basore n'urubyiruko. Igihe ibigeragezo bibibasiye ari byinshi, bakwiriye kumenya ko Imana iri kugerageza kandi igashungura ubudahemuka bwabo, kandi kuri urwo rwego bakomeza gushikama ku budahemuka bw'imico yabo mu bibaca intege. Niho kwihangana kwabo gushikama n'imbaraga zo kwihangana biziyongera, bityo barushaho gukomera mu mwuka. Urapfa mu gihe cyo gusuzugura. Hitamo ubukene, kugawa, gutandukana n'inshuti cyangwa se imibabaro iyo ari yo yose, aho kugira ngo wandurishe ubugingo icyaha. Guhitamo gupfa aho gusuzugura cyangwa kwica amategeko y'Imana nibyo bikwiriye kuba intero ya buri mukristo wese.